tugushimire uburinzi bwawe bukomeye wakoze kubw'ubuzima bwacu, waraturinze waraturindiye. Abera bose tuteraniye ahangaha warakoze kuba utwemereye kandi kuboneka muri riteraniro twari dukeneye, twari dukumbuye. Ijambo ryawe rivuga ngo uzateranyiriza hamwe abakumbuye guterana kwera. Turagushimiye rero kuko waduhaye riteraniro uvugirwamo. Tumaze kumva ibigwi byawe byinshi, ibyo wakoze kubw'ubuzima bwacu n'ibyo ugambiriye kuzakora. Turagushimiye Mana, turi imbere yawe rero tugiye kugutega amatwi ngo uvugane natwe. Turagushimiye ko ibyo twakubwiye wabyumvise, ariko natwe dukeneye kumva ibyo ushaka kutubwira unyujije mu kanwa k'umugaragu wawe wateguye uyu munsi. Turamusengeye ngo ubane nawe, mwambike imbaraga, Mwuka Wera amukoresha iby'ubutwari, uhagarare ku bitugu bye. Twe kubona we ahubwo tukubone, twe kumwumva we ahubwo tukumve uvugira muri we. Abe Mwami mikoro ugiye gukoresha, Uwiteka Imana agorwe no kwasama, ariko amagambo asohoka muri we abavuye kuri wewe, kandi ahumurize imitima yacu, avure imvune zo mu mitima, ahembure indembe ziri hagati muri riteraniro, kandi akingura imitima tubashe kukumva. Urakoze kukubana nawe, ubane natwe abicajwe no kumva. Turabigusabye tubigushimira kuko ugiye kubidukorera mu izina rya Yesu, amen. Maze icyo azazira azasange niteguye, nambaye gukiranuka, nanengenza banye nikomeze. Haleluya, kunutare nawandi no musenyi, nawandi nikomeze, nikomeze, nawandi no musenyi, nawandi no musenyi. Haleluya, haleluya. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Twongeye gushimira Imana iduhaye umugisha udasanzwe wo kubana namwe. N'ubuntu Imana itugiriye. Imana nihabwe icyubahiro. Kandi dushimiye n'ubuyobozi bw'itorero bwaduhaye ikaze bukatwemerera kubana namwe. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Mbere yuko nkomeza n'ibindi, ndi kugira ngo mbanze ntange intashyo z'ahantu hatandukanye umwami agenda tugeza, by'umwihariko nko ku cyumweru twari kuri paruwasi ya Rega, baduhaye intashyo nimuzakire mu izina rya Yesu, amen. Amazina yanjye nitwa Imanirumva Dieudonné, mbarizwa ku cyicaro cy'ururembo rwacu rwa Rubavu kuri paruwasi ya Gisenyi, ku itorero rya Gisenyi. Ndi umuririmbyi muri korali Amahoro. Ikigeretse kuri ibyo, ndi umusore, navutse 2006, kandi navukiye hano kuri Fuwaye ahangaha, niho naciye nza mu isi. Hanyuma rero tudatinze, reka tubumbure Bibiliya zacu. Tugiye kuganira mu gihe kingana n'icyo baduhaye. Reka tubumbure Bibiliya zacu turebe mu gitabo cya 3 cya Mose cyitwa Abalewi, igice ni cya 6. Abalewi igice ni cya 6. Turasoma duhereye ku murongo
wa mbere tugeze ku murongo wa 6. Igitabo cya 3 cya Mose cyitwa Abalewi, igice ni cya 6. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere hanyuma tugeze ku murongo wa 6. Reka dusome mu izina rya Yesu niba twahageze. Ni page 99 mu isezerano rya kera ku bantu bafite Bibiliya yera yo muri 93 ndetse na 7 aho ngaho. Reka dusome mu izina rya Yesu. Hari umutwe w'amagambo uvuga ngo ibibwiriza abatambyi iby'igitambo cyoswa. Uwiteka abwira Mose ati, tegeka Aroni n'abana be uti, iri ni itegeko ry'igitambo cyoswa, kijye kiba ku nkwi zacyo zo ku gicaniro, kirareho buke, umuriro wo ku gicaniro uhore waka. Umutambyi yambara ikanzu y'igitare n'ikabutura y'igitare, ayambare ku mubiri we, ayore ivu ry'igitambo cyokejwe cyakongorewe n'umuriro ku gicaniro, ariyorere iruhande rw'igicaniro. Yiyambure iyo myambaro yambara indi, ajye gusesa iryo vu inyuma y'ingando z'amahema ahantu hadahumanijwe. Umuriro wo ku gicaniro uhore waka, ntugasinzire. Umutambyi ajye awushyiramo inkwi uko bukeye, awushyiremo igitambo cyo koswa igice cyose mu bwoserezo bwacyo, awoserezemo urugimbu rw'ibitambo by'uko bari amahoro. Umuriro wake ku gicaniro urudaca, ntugasinzire. Umuriro wake ku gicaniro urudaca, ntugasinzire. Reka tuze no mu isezerano rishya turebe ibyakozwe n'intumwa igice cya 28. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere n'ubundi tugeze ku wa 6, page 150 mu isezerano rishya. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 28 umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 6. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haranditse ngo, umutwe w'amagambo, inshira iruma Paulo ntiyagira icyaba. Umurongo wa mbere, tumaze gukira tumenya yuko icyo kirwa cyitwa Merita. Bene igihugu batugirira neza cyane, baducanira umuriro, batwakira twese kuko hari imvura n'imbeho. Ariko Paulo amaze guteranya umuganda w'inkwi arazicana, inshira iva mu muriro imuruma ku kiganza. Bene igihugu babonye icyo gikururuka kirereta ku gikonjo cye, baravugana bati, nukuri uyu muntu n'umwicanyi, nturora nubwo yakize mu nyanja idaca urwa kibera ntimukundira kubaho. Ariko akunkumurira icyo gikururuka mu muriro, ntiyagira icyaba. Babandi bategereza yuko ari bubyimbirwe cyangwa ari bupfe akindutse, ariko bamaze umwanya munini bakibitegereje babona ntacyo abaye, barahindura bati ni Imana. Reka turebe mu rwandiko, niho turasoreza, rwanditswe na Yakobo. Uyu yari umuvandimwe wa Yesu utaramwemeraga, ariko amaze kubona ko Yesu apfuye akazuka akajya mu ijuru iburyo bw'Imana, yaje nawe kuza kwemera, yandika uru rwandiko. Reka dusome mu izina rya Yesu. Urwandiko rwanditswe na Yakobo, turasoma igice cya mbere umurongo wa 13 tugeze ku murongo wa 16. Reka dusome, ni page 233 mu isezerano rishya. Urwandiko rwanditswe na Yakobo, igice ni cya mbere umurongo wa 13 turageza ku murongo wa 16. Reka dusome mu izina rya Yesu. Umuntu niyoshywa gukora ibyaha, ye kuvuga ati Imana niyinyoheje, kuko bidashoboka ko Imana yoshywa n'ibibi cyangwa ngo nayo igire uwo ibyohesha. Ahubwo umuntu wese yoshywa iyo akuruwe n'ibyo ararikiye bimushukashuka. Nuko iryo rari riratwita rikabyara ibyaha, ibyaha nabyo bimaze gukura bikabyara urupfu. Ntimukayobe bene data bakundwa,
ntimukayobe bene data bakundwa. Nibi byanditswe byera tugiye gukoresha. Nahoze nsenga Imana nyibaza icyo turi buze kuza kuganira kuri uyu munsi, numva mpawe n'umwuka wera ijambo rivuga ngo umuriro wawe ntugasinzire. Iryo jambo tugiye kuganiraho, umuriro wawe ntukagire gute, ntugasinzire. Ntabwo ari umuriro wanyu cyangwa wacu, ahubwo ni personnel, ni umuntu ku giti cye. Umuriro wanjye ntugasinzire, umuriro wawe ntugasinzire. Dusomye amagambo y'Imana, ni inkuru z'uyu mugabo witwa Pawulo. Dusomye hano mu byakozwe n'intumwa ku gice cya 28. Iyo tugerageje gusoma inyuma batubwira inkuru ndende. Duhereye nko mu gice cya 22, ni imanza Pawulo yaciyemo, aburanira imbere y'uwitwa Feliki. Avuye kwa Feliki ajya kwa Fesito, avuye kwa Fesito ajya kwa Agiripa. Bikomeje kunanirana, bafata umwanzuro wo kumujyana ku mwami w'abami witwaga Kayisari. Iyo rero dusomye mu gice cya 27, by'umwihariko dusomye ku murongo wa 37, Bibiliya itubwira ko bafashe imfungwa zigera kuri 276, na Pawulo yari abarimo. Barabafata babapakira mu bwato cyangwa mu nkuge, nicyo kinyarwanda Bibiliya ikoresha, babajyanye i Roma mu Butaliyani ku mwami w'abami witwaga Kayisari. Iyo ibintu byananiranaga, ahanyuma finali byaberaga i Roma, Kayisari akagucira urwo kubaho cyangwa urwo gupfa. Nagerageje gusoma aho ngaho mu gice cya 27, hari ikintu natekerejeho, numva umwuka wera hari ubundi buryo akinsobanuriye. Bari muri iyo nkuge, bari kwerekeza muri Italiya cyangwa mu Butaliyani. Bibiliya yavuze ku gice cya 27 ku murongo wa 20, Bibiliya yavuze ngo bahura n'umuyaga witwa ruhuhuma y'umuyaga mwinshi. Nagerageje kujya mu zindi Bibiliya ngo ndebe uyu muyaga ari umuyaga bwoko ki. Nsanga n'umuyaga bita hurricane. Hurricane ni umuyaga abanyarwanda twe tuwita agashyururu, wa muyaga uzenguruka. Turi kujyana. Nakomeje gusoma nsanga hari umuyaga bahuye nawo ubaturutse imbere, bahura n'umuyaga ubaturutse inyuma, bahura n'uwundi w'agashyururu uzenguruka. Buriya no mu rugendo rwacu rwa Gikristo, akenshi hari imiyaga iza iduturutse imbere. Akenshi nicyo Bibiliya ibyita ibishuko, ni ibiva kuri Satani bigamije gusubiza abagenzi inyuma. Yego, hakaza n'imiyaga rimwe na rimwe iduturutse inyuma, Bibiliya iyita ibigere. Rimwe urabona iyo ikintu kiguturutse inyuma kikagusugambiriye kutwica, ahubwo igambiriye kurushaho kuducuma no kudukomeza kugira turushe kuvamo abakristo bahamye. Yego, n'uyu muyaga bahuye nawo, nahoze ntekereza muri iyi minsi ahantu henshi bazana icyayi bakazana n'isukari ku ruhande, kuko batazi igero ry'umuntu. Uburwayi bwarateye, amadiyabete, imivuduko. Hanyuma umuntu afata isukari agashyira mu gikombe, yamara gushyiramo agakoroga, akumva niba yakoze, yakumva itarakora agasuka mwindi, akongera agakoroga. Niko rimwe na rimwe natwe Imana igitugira. Imana niba hari impano runaka yagushyizemo, niba hari agakiza yagushyizemo, niba hari imbuto y'ubukristo yagushyizemo, ni ngombwa ngo Imana ibanze gukoroge. Iragukoroga, kandi yakumva utarakora ikongera ikagukoroga. Nimujya mubona rero duhura n'imigeragezo, Imana ibiri gushaka ngo dukore, Imana ibiri gushaka ngo dufatike, Imana ibiri gushaka ngo tube abakristo bahamye, badatembaganwa n'imiyaga. Ubundi bajya bavuga ngo uzaba ukomeye aca mu bikomeye, kandi ntabwo umuntu yakomera none aje gukomereka. Iyi miyaga yose rero bahuye nayo ibaturutse imbere, uyu munsi wa none igeranywa n'ibishuko biva kuri Satani bigambiriye gusubiza abakristo inyuma. Uwabaturutse inyuma n'ibigeragezo biva ku Mana bigambiriye kutwegeza imbere mu buryo bw'umwuka. N'uyu muyaga witwa ruhuhuma uzenguruka, nabyo n'ibigeragezo Imana iducishamo kugira ngo turushe kuba abakristo bahamye. Tugeze hano ku gice cya 28, byaje kurangira bakoze impanuka mu nyanja.
icyakora Imana yari yasuye Pawulo iramubwira ngo murakora impanuka, ariko nta numwe muri mwebwe uri buze kuza kugira icyaba. Twasomye ijambo ry'Imana mu gice cya 28 ku murongo wa mbere. Bibiliya yavuze ngo tumaze gukira ngo tumenya ko icyo kirwa cyitwa Merita. Merita ni ijambo rikomoka mu Kigiriki Meritus, bishatse kuvuga ngo ubuhungiro cyangwa camp, inkambi muri makeya. Hanyuma Bibiliya yavuze ngo aba kuri icyo kirwa ngo batwakira neza cyane, ngo kubera ko ngo hari imbeho n'umuyaga, kandi koko birumvikana abantu bari bamaze guhura na accident mu nyanja, bari bakonje, bari bari gutetera. Bibiliya rero yavuze ngo batwakira neza cyane, baducanira umuriro twese. Imana ishimwe. Uko bari 276 nkuko nabibabwiye ko mu gice cya 27 ku murongo wa 37 Bibiliya itubwira ko bari 276. Mbibutse ko turi ku ijambo rivuga ngo umuriro wawe ntugasinzira. Hanyuma Bibiliya yavuze ko batwakira neza, baducanira umuriro twese. Tugerageje kubisesengura, uyu muriro babacaniye wari umuriro, kuko Bibiliya yavuze ngo twese, iyo bavuze ibintu byose cyangwa bose baba bavuze ko ari 100%. Yego, ubu mwaje gusenga muri benshi, ariko ntago mwaje gusenga muri mwese. Iyo bavuze rero se, ijambo rikarangizwa na se, akenshi baba bavuze ngo 100%. Batwakira neza, baducanira umuriro twese. Ni ukuvuga ngo uko bari 276, buri wese umuriro wamugeragaho, buri wese yabashaga kota, buri wese ubushyuhe bwamugeragaho. Hanyuma Pawulo agira igitekerezo cyo gushaka kujya kwicanira uwe muriro bwite. Ajya gucana uwe muriro atari uko umuriro rusange wagabanutse, turi kujyana. Ajya gucana uwe muriro atari uko umuriro rusange wazimye. Ajya gucana uwe muriro atari uko umuriro wa rusange hari uwamwirukanye. Ni ukuvuga ngo yagiye kwicanira uwe atari uko wa rusange hari ikibazo cyabayeho. Kugira cyane uwe muriro, Bibiliya yatubwiye ngo havamo igikururuka, havamo ishira. Iyi yari inzoka iyo ku rwego rwo hejuru. Mu Kinyarwanda bakoresheje inshira, mu Cyongereza baravuga ngo ni viper. Ugerageje kuyireba nko kuri za Google, ni inzoka ibintu by'imyambaro bajya bakora muri iriya bara. Iyo nzoka ni kwisi, ni inzoka ahari ndibuze kuza kubigarukaho. Reka nitindire ku ijambo Bibiliya yavuze ngo igikururuka kiva mu muriro. Mumfashe tujyane. Naje guhishurirwa n'Umwuka Wera ko iki gikururuka gishushanya Satani. Gishushanya Satani. Ndagira mbabwire ngo Satani ni igikururuka. Ahangeze ndashaka munyumve, kandi munyumve cyane. Satani ni igikururuka. Ntabwo Satani azaza ngo agwishe umuntu rimwe kuri rimwe. Ntabwo azaza kugwishe par accident. Ntabwo azaza kugwishe byako kanya. Ni igikururuka. Satani aza gake gake, aza gahoro gahoro, aza ruto ruto, akurya runono gake gake, pore pore, yitonze, ntabwo ahutiraho. Nimuzabona umuntu waguye, nta muntu uko byako kanya, oya. Abamaze igihe kirekire yaraguye, ahubwo habayeho ishyirwa hagaragara. Aronshinzwe. Satani aba yaramukururutseho uhereye kera kose, agenda mwemeza gake gake. Ibi ntacyo bitwaye, barababeshye, murakabyaga, gake 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 gake, bikazarangira akwigaruriye. Bibiliya ivuga ngo iki? Mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana na Petero igice cya 5 ku murongo wa 8, Bibiliya iravuga ngo umurezi wanyu Satani azerera mu isi ameze nk'intare yivuga ashaka uwo yaconshomera. Akenshi iyo intare igiye gufata umuhigo ntabwo ihutiraho. Intare ireba umuhigo nka hariya, kuko zikunda kurya inyamaswa zirisha utwatsi nk'impara, imparage, isha, turiya tunyamaswa two mu ishyamba twikundira kwirira ubwatsi.
kandi turiya tunyamaswa bitewe n'uko inyamaswa zose zirya inyama ziduhiga, tukaba tubizi, tugira amaso acanye cyane, tuzi kureba, kandi tugira n'amatwi yumva cyane, tugira n'amakenga adasanzwe. Intare nayo rero ni ikinyamaswa kinini, bavuga ko intare yakuze ushobora gusanga rimwe na rimwe iri mu biro turuwasa kateresa gutyo. Intare, hari intare ziba zisumba inka. Intare rero ingana gutya, birumvikana naho itavuga, naho itatontoma ikagenda mu byatsi, ntago byayobekana ko hari ikintu kiri muri ibyo byatsi, oya, kuko ni ikinyamaswa kinini. Intare rero ibonye nk'isha hariya, iragerageza, munyumve neza, nubwo ari nini, nubwo itakiyoberanya ngo ntibamenye ko ihari, bitakunda kuko ari nini, iragerageza ikaza gake kabone nubwo kariya kanyamaswa karareba cyane, karumva cyane, kagira n'amakenga. Intare iriyeranja ikaza gake, ikaza buhoro. Bavuga ko intare ariyo nyamaswa ya mbere igira ikintu cyo kwihangana. Intare ngo ishobora kumara amasaha 18 hari umuhigo yabonye hariya, ikiri komboka iwusanga, ikaba yahera saa 12 za mu gitondo, ikaba yageza saa 6 z'ijoro, hari umuhigo yabonye ikiri gusatira, itari yawegera ngo iwufate. Iraza rero yitonze gake ema kariya kanyamaswa gashatse nko kubimenya, gashatse nko kubikema, ikongera igatuza, ikabunda, kuko nta kiba kiyirukanza. Hanyuma rero yabona imaze kukegera neza, ikahita igacakira, kakaba karariwe. Nuko na Satani ameze, azerera nk'intare yivuga, ashaka uwo ashonshomera. Hari abantu bajya bigisha ngo Satani araziritse, barababeshya. Satani ntaziritse. Wenda iyo turi kwigisha eschatology, inyigisho zo kugaruka kwa Yesu, Satani azazirikwa igihe Yesu azabaje kwima ingoma y'imyaka 1000 ku isi, nk'uko tubisoma mu byahishuwe ku gice cya 20. Uyu munsi Satani arabohowe, ni inzererezi. Imana yaramubajije ku bwa Yobu ngo uvuye he? Mvuye gutambagira isi no kwizereramo. Ntabwo Satani aziritse, oya, ntabwo aziritse. Uyu munsi arabohowe, kandi nta masengesho abaho yica abadayimoni, nta masengesho abaho yica Satani. Nubwo akenshi ariko twishuka turamwishe, hoya, ntabwo iyo amasengesho aza kuza kuba yica Satani, iyo aza kuza kuba yica abadayimoni, Mose yasenze iminsi 40 bari kuba barapfuye, na Yesu yasenze 40, namwe buri wa gatanu murasenga, abakristo hirya no hino ku isi barasenga, abadayimoni bari kuba batakiriho, Satani yari kuba yarapfuye. Ntabwo amasengesho abica. Amasengesho ikintu adufasha, iyo dusoma ijambo ry'Imana Baroma 16:20, Bibiliya iravuga ngo Imana nyiramahoro izamenagura Satani munsi y'ibirenge byanyu vuba bidatinze. Ikintu amasengesho adufasha ni ukugendera hejuru y'ubutware Yesu Satani bwose, nicyo ngicyo adufasha. Haleluya. None Yesu akiva mu masengesho y'iminsi 40 n'amajoro 40, uwamusanze bwa mbere ninde? Si Satani. None se ntabwo umuntu yatsinda adafite icyo yarwanye nacyo. Bibiliya ivuga ngo iki? Ucyambaye umwambaro w'intambara ye kwirata nk'ukuyemo atabarutse. Kandi bakristo bavandimwe, mu gakiza ntabwo dusogongera urukundo rw'Imana gusa, dusogongera n'urwango rwa Satani. Ujye umenya ko Satani aguhiga ijoro n'amanywa, agukururukaho uko bukeye n'uko bwije. Niyo ntego ye, ashaka abazisasira. Nta mbabazi agufitiye, ntazo, ashaka abazisasira. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo mwegera Imana izabegera, murwanya Satani azabahunga. Harwo Bibiliya ivuga ngo azapfa. Uyu munsi umenye ngo Satani ariho, kandi umwanzi we wa mbere ni wowe. Ntashaka kuzakubona ujya mu ijuru, ntashaka kubona ukizwa, ntashaka kubona usabana n'Imana. Paulo rero icyo gikururuka Bibiliya yatubwiye ngo agikungutira mu muriro. Mureke mbabaze, yagikungutiye muri wa muriro rusange bari bacanye, cyangwa yagikungutiye mu muriro we bwite? Umuriro we bwite. Turi ku ijambo rivuga ngo umuriro wawe, umuriro wanjye ntugasinzire. Agikungutira mu muriro. Umuganda w'inkwi Paulo yari ari gukusanya
niho inzoka yaturutse, niho igikururuka cyavuye. Nasomye ijambo ry'Imana mu Mubwiriza ku gice cya 10 ku murongo wa 9. Bibiliya iramubwiye ngo ucukura amabuye azakomerezwa n'amabuye, ngo n'uwasenywe zimushyira mu kaga. Umurimo w'Imana umuntu akora, ministeri y'umurimo w'Imana umuntu abamo, niho Satani ahagurukira, niho abunze. Imana yabwiye Kayini ngo iki? Yaramubwiye hariya mu itangiriro ngo dore ngo ibyaha byitugatuga ku rugi rw'umutima wawe, kandi ngo ni wowe bishaka. Ndagira mbabwire ngo mu isi y'umwuka duhora dupezanya na Satani, uko bukeye nuko bwije. Uri mu ntambara iyo gupezanya na Satani. Hari igihe uza mu mutima wawe uri kukubwira ngo ibi bikore, bino byihorere, jyayo bireke. Ibi ukumva mu mutima wawe harimo amayira abiri. Mu buryo bw'umwuka uba uri gupezanya na Satani, agupeza nawe umwuka wera yakugarukaho ukongera ukigarura, ariko ukumva haje izindi mpamvu. Ariko se nanone ubwo menya ngo mu buryo bw'umwuka uri gupezanya na Satani, uri kumusunika kandi nawe agusunika. Niyo ntambara duhoramo. Haleluya. Akunkumurira icyo gikururuka mu muriro. Bakristo bavandimwe, ibidukururukaho ibyatinyutse Pawulo uyu munsi wa none ntabwo we byagutinya. Ntabwo ikibazo ari uko Satani yagukururukaho, ahubwo ikibazo ni uko udafite umuriro wo kumukungutiramo. Hari umuriro twota muri rusange. Iyo abakristo twateranye ni byiza, korari yasenze ni byiza cyane, gurupe yasenze ni byiza, ariko ngo ni umuriro rusange. Bibiliya iravuga ngo ko icyuma gityaza ikindi niko umuntu akaza. Abenshi baravuga ngo atyaza, ariko Bibiliya iravuga ngo akaza. Imigani 27:17. Uwo muriro rusange ni mwiza. Ariko umukristo ushaka kwezwa, ushaka kubana n'Imana, ntabwo uzabikungutira mu muriro w'abantu. Wowe muriro bwite, kubera ko ibizagukururukaho ntabwo uzabikungutira mu muriro w'abantu, ahubwo wawe bwite wicaniye, uwo niwe uzakugoboka, uwo niwe uzagukiza igikururuka. Umuriro wawe ntugasinzire. Haleluya. Bibiliya yavuze ngo bene icyo gihugu ngo babonye ntacyo, ngo bategereza ko ari bupfe abyimbiwe cyangwa ngo ari bukinduke. Bibiliya yavuze ngo babona ntacyo abaye, barahindura baravuga ngo ni Imana. Imana yavuzwe hano nubwo abenshi tubyitiranya, reka ngasobanureho gatoya, ntabwo ari Imana yo mu ijuru. Oya, nimunabigenzura neza, iriya jambo Imana ryandikishijwe akanyuguti gatoya. Ubundi muri Bibiliya mu rwego rwo guhereza Imana icyubahiro, ahantu iyo bari kuvuga Imana yo mu ijuru batangiza inyuguti nkuru, kabone nubwo haba ari hagati mu nteruro. Abaheburayo bari kwandika Bibiliya, Isezerano rya kera baryanditse mu Giheburayo, irishya baryandika mu Kigiriki, ariko by'umwihariko Isezerano rya kera abantu baryanditse iyo bageraga ahantu hari Imana. Abayuda bari kuryandika iyo bageraga ahantu hari Imana mu Giheburayo baravuga ngo ni Yawe, Yahawa, Yawe. Iyo bahageraga, mu nyumve neza ikintu ushaka kuvuga, iyo bageraga ahantu hari Imana Yawe, barandikaga inyuguti imwe, bamara kuyandika bakajya gukaraba intoki, bakagaruka bakandika indi, bagasubira kujya gukaraba intoki. Niba ari Yawe bagiye kwandika, bandikaga ya, bakahita bajya gukaraba intoki, bakagaruka bakandika a, bakajya gukaraba intoki, bakagaruka bakandika ha, bakajya gukaraba intoki, bakagaruka bakandika wa, bagasubira gukaraba intoki, bakagaruka bakandika e, bakajya gukaraba intoki, bakagaruka bakandika ha nanone, bakajya gukaraba intoki. Iyo umuntu yibeshaga bari kwandika imizingo, bari gukoporora imizingo, akibeshya akandika inyuguti ya kabiri ku Mana, yibagiye kujya gukaraba intoki, uwo muzingo wose yawutereraga mu muriro, kuko baravugaga ngo ntabwo haye Imana icyubahiro. Kandi baririndaga, iyo babaga bari kwandika, birindaga ko ibishura byabo byakora ku rupapuro igihe bari kwandika izina ry'Imana. Ariko iyo bageraga ku kigirwamana, bandikaga nta protokole bashizemo. Iki kirwa bita Merita mu mateka n'uyu munsi kirahari, hariya mu nyanja ya Mediterane, hafi yaho Bibiliya yita Ikereti ni Foinike.
ntabwo bari bazi imana yo mu ijuru. Imana yo mu ijuru ntayo bari bazi. Pawulo niwe wabazaniye inkuru y'agakiza. Bari bafite ibigirwamana basengaga, wasangaga buri kintu gifite ikigirwamana kigishinzwe. Ugasanga hari ikigirwamana gishinzwe urumbuke, gishinzwe gutanga ubukungu. Wasanga buri kintu gifite ikigirwamana kigihagarariye, bakajya kugisenga. Niba ukeneye amafaranga kajya ku kigirwamana gitanga amafaranga. Nta mana bari bazi. Noneho rero babonye Pawulo, iyi nzoka Bibiliya y'ikinyarwanda yavuze n'inshira, mu cyongereza bavuga ngo ni viper, ibisa n'ingwe. Sinzi niba ari umuntu hano wayibonye. Iyo yakurumaga byabaga bihagije ko nyuma y'amasegonda 5 umubiri wawe wose uhinduka paralize. Nyuma y'amasegonda 5 iyo inzoka yabaga ikurumye, ntabwo nuvuga ngo ikintu cyose gisohoka mu mubiri kitagihagarara. Ari ugucira ntiwacira, ari icyuya, ibintu byose bisohoka mu mubiri bijya hanze bihita bihagarara. Turi kujyana. Noneho rero kuba bataratabaye Pawulo, Bibiliya yavuze ngo batwakira neza. Kuba barabonye imurumye, turi kujyana, ntihagire utekereza kujya mu bagombozi, nuko iyi nzoka itagombozwaga. Nta rwango bari bamufitiye, kuko Bibiliya yavuze ngo batwakira neza cyane. Ahubwo nuko iyi nzoka babonye ari yari inzoka mbi yo ku kigero kidasanzwe. Hanyuma rero babonye ari ntacyo abaye, barahindura ngo ni imana. Ikintu bari bazi ko gikaze, ikintu bari bazi ko gikomeye muri icyo gihe, ni ibyo bigirwamana basengaga. Babonye rero Pawulo ntacyo abaye, baravuga ngo uyu muntu nasanzwe, wasanga nawe ari iyindi mana, wasanga ari ikindi kigirwamana, kuko bafataga ko ikintu gifite ububasha budasanzwe ari ikigirwamana. Ubwo rero kuvuga ngo barahindura bati ni imana, si yo mu ijuru ibivuzwe, ahubwo baravuze ngo ntasanzwe, kandi batekereza ko ikidasanzwe ari ibigirwamana basengaga. Imana idufashe mu izina rya Yesu. Nagerageje gusoma Bibiliya nitonze. Ubundi ahantu hakonja ntabwo inzoka zihaba. N'uyu munsi wa none iki kirwa kirahari ku isi, muri Mediterane, Merita kirahari, n'ahantu hakonja. Ubundi ahantu hakonja ntabwo inzoka zikunze kuhaba cyane. Inzoka zikunda ahantu hashyushye. Byagenze gute rero? Pawulo ngo ari gukusanya wa muganda w'inkwi. Yaracanye, ayicanira munsi, agashyuhe kayifashe, ihita imuzamukira, iba imufashe ku gikonjo. Mureke mbabwire, ubundi mwari muzi ko gusenga ubwabyo ari nko gucokoza Satani. Buriya hari ibintu by'ibidayimoni biba byariturije, biba byarafashe umwanya, biba bifite icyicaro, biba byarafashe icyicaro, byarigaruriye agace. Noneho iyo abantu basenze, basa n'abakojeje n'abateye ibuye mu muzinga, inzuki zigasohoka, basa n'abakojeje agati mu ntozi, basa n'abarashe bombe. Niyo mpamvu rero Bibiliya ivuga ngo musenge ubudasiba. Ni ukubera ko iyo umuntu atangiye gusenga, ababyukije ibyari bisinziriye nabyo bihagurukira kumurwanya. Niyo mpamvu muzabona umukristo waguye kugira ngo azagaruke biragorana, kuko yashomboje urugamba ahagarika kurwana, kandi ukimurwanya wakomeje kurwana. Haleluya. Nimujya musenga, nimujya mubana n'Imana, mujye mumenya ko muhagurukije Satani. Hamwe rero Satani abafitiye. Mwirirwa mumutwika ijoro n'amanywa, mwirirwa murimba mubwiriza abanyabyaha kwihana, mukamwambura abo yari yarafashe ngabe. Ubwo rero aba yiteguye iteka kukurwanya. Ndi kwegereza ku musozo. Twasomye amagambo y'Imana. Aha naho ndashaka ngo munyumve. Abarewe igice cya 6. Bibiliya yavuze kuntu ibitambo bigomba kujya ku rutambiro bigatambwa. Bibiliya yavuze ijambo, ni amagambo Imana yari iri kubwira Mose. Bibiliya yavuze 3, iravuga ngo umuriro wo ku gicaniro uhore waka urudaca, ntugasinzire. Aha munyumve, Bibiliya isezerano rya kera ryanditswe rikuwe mu Giheburayo, usibye igitabo cya Danieli cyanditswe mu kirimi bita ikinyarameya, kuko bacyandikiye mu bunyage i Babuloni kandi bakoreshaga ikinyarameya. Iyo umuntu atumvisha ijambo neza mu isezerano rya kera, ajya mu Giheburayo agacekinga. No mu isezerano rishya ujya mu Kigiriki ukareba original language, ururimi rwanyarwo Bibiliya yakomotsemo. Hari ahantu bavuga ngo umuriro uhore waka
ntugasinzire. Bibiliya yera ibivuga neza. No mu Kigiriki niko bavuga. Mu Giheburayo baravuga ngo tikbaha. Iyo bavuze tikbaha babaga bavuze ngo umuriro ntugasinzire. Ntabwo babaga bavuze kuzima, babaga bavuze gusinzira. Turi kujyana. Hanyuma rero muri Bibiliya y'Igiheburayo ndetse ni Bibiliya yera, apana Bibiliya ijambo ry'Imana, oya, ihuje n'Igiheburayo ndimo gukoresha ahangaha ni ingiyi yera. Nta hantu na hamwe muri Bibiliya ivuga ngo umuriro ntukazime. Nta na hamwe. Kubijyanye n'umuriro wo ku gicaniro bajyaga batambiraho ibitambo, nta na hamwe Bibiliya ivuga ngo umuriro ntukazime, oya. Ahubwo Bibiliya iravuga ngo ntukagire gute, ntugasinzire. Ni ukuvuga ngo ntabwo Imana yigeze ishaka ko umuriro ugera no ku rwego rwo gusinzira. Turi kujyana. Usibye no kuzima, Imana yo mu ijuru, umuriro wo ku gicaniro, ntabwo Imana yigeze ishaka kunagera ku rwego rwo gusinzira cyangwa gusa naho ugabanutse. Kandi iyo dusomye ijambo ry'Imana, Abalewi igice cya 9 ku murongo wa 24, Bibiliya itwereka ko abatambyi bubakaga igicaniro. Noneho umuriro wa mbere wajyaga ku gicaniro ni Imana yawicaniraga, ni Imana yawikongerezaga. Hanyuma abatambyi bari bashinzwe guhora benyegeza kugira ngo umuriro utagira gute, udasinzira, apana kuzima. Kasubiremo, Imana ntiyashakaga ko umuriro unagera ku rwego rwo gusinzira. Niko mu Giheburayo bivuga, umuriro uhore waka, ntugasinzire. Haleluya. Iyo muri Bibiliya bavuze umuriro, muri Bibiliya bavuga ijambo umuriro inshuro zirenga 500. Iyo bavuze umuriro bavuze ngo iki? Bavuze icyo bita presence y'Imana, bavuze icyo bita kubaho kw'Imana, bavuze icyo bita kwegerana n'Imana. Haleluya. Iyo dusomye ijambo ry'Imana mu Kuva igice cya 3, Imana yishuriye Mose mu gihuru cyaka umuriro. Imana iramubwira ngo kwetura inkweto kuko aho ugeze arahera. Iyo rero Bibiliya ivuze umuriro, ibivuze presence de Dieu, presence of God, kubaho kw'Imana, kwegerana n'Imana, kumva Imana, gusabana n'Imana. Uwo ni wo muriro Bibiliya ivuga utagomba gusinzira. Haleluya. Iyo dusomye ijambo ry'Imana, igitabo cya mbere cy'Abami igice cya 18, Eliya ngo yarasenze, umuriro uva mu ijuru ugwa hasi ngo utwika ibitambo byose birashya. Byari bisobanuye ngo mu Giheburayo baravuga ngo Shekina. Shekina byaga bivuze ngo Imana iraje, icyubahiro cy'Imana kiraje, kubaho kw'Imana kuraje, kuboneka kw'Imana kuraje. Haleluya. Ngo abantu bose babibonye, ndagira mbabwire ngo turamutse twatse kubaho kw'Imana, kuramutse kugaragaye kuri twebwe, abantu bo ku ruhande bakibwiriza bagakurikira Imana yacu, ntabwo bari abantu bari bashungereye. Mwumvisha hari aho Eliya yababwiye ngo mwikubite hasi mwubamye, ahubwo kubaho. Haleluya. Iyo kubaho kw'Imana kwageze ku muntu, iyo presence y'Imana, iyo umuriro w'Imana watse ku muntu, n'abantu bo ku ruhande, n'abadakijijwe, n'abapagani barabimenya, bagahimbaza Imana, umuriro uhore waka, ntugasinzire. Kandi Abisirayeli iyo dusomye ijambo ry'Imana, ngo inkingi y'umuriro yabagendaga inyuma nijoro, byabaga bisobanuye ngo Imana irahari, presence y'Imana irahari. Nta bintu byabakurikiraga, nta bintu byabasuzuguraga. Ku nkingi ibari inyuma, inkingi ibari inyuma, presence y'Imana irahari. Haleluya. 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 Njya ndeba ku byapa ahantu hari amashanyarazi, bajya bandika ngo danger d'amour, uhegereye wapfa. Uzi impamvu? Nuko hari umuriro. Iyo umuriro uri ahantu, igitinyiro kiraboneka. Ndabifuriza kongera kwaka itoro rya Pentecote, umuriro w'Imana wongere wake, umuriro w'Imana wongere wake. Uri ingano y'umuriro niyo igenda igihe inkono iri buhire. Hari ahantu nigeze mba mu cyaro, habaga imbwa zikunda kota. Hanyuma imbwa itangira yotera nk'aha ngaha, wenda umuriro uraha. Uko umuriro ugabanuka,
imbwa igenda isatira yegera uwo muriro. Munyumve, uko ugabanuka irasatira, wagabanuka igasatira, noneho wakiyongera ikongera igasubira inyuma. Hari igihe rero kigera umuriro ukaza kuzima, ugasanga noneho imbwa si ukwegera, ahubwo ugasanga yaje yaryamye mu ziko, ukabona rwose yafashijwe, ukabona iri kwikaraga. Mwari mwabona imbwa iri kwigaragura mu ivu? Ubona rwose yaguwe neza. Mureke babwire bakristo bavandimwe, iyo umuriro w'Imana utuzimanye, imbwa ziraza, uko waka zirahunga, ariko kuzima zigenda ziza. Wagabanuka uti nabibonye nanjye ndaje. Umuriro w'Imana uhore waka, tugasinzire. Hari abahungu barangaye, umutambyi Aroni abi umuriro urabazimana, kandi bari bashinzwe guhora benyegeza. Umuriro ubazimanye ngo bajya kurahura uwo hanze, bawugejeje ku rutambiro, bawugejeje ku gicaniro. Bibiliya yaravuze ngo warabaturikanye bose barapfa. Umuriro ujya utuzimana, tukajya kuzana ibihimbano byo hanze, nyamara ibihimbano byo hanze tuzana, inzaduka tugenda tuzana, bushyanuzi tugenda tuzana, ibyo nibyo bizatwica. Turi kwikurura urupfu kuko twarangaye. Umuriro ukazima, uhore waka, tugasinzira. Umuriro ku gicaniro uhore waka, tugasinzira. Hari inkwi zigera kuri 7 natekereje zatse umuriro, ariko umwanya wagiye. Reka mvuge mweshatu. Urukwi rwa mbere nicyo bita kumva ijambo ry'Imana, gukunda ijambo ry'Imana. Ibyo byatse umuntu. Ariko Bibiliya ivuga ngo iki? Mu gitabo cyo Gutegeka kwa 2 igice cya 4 ku murongo wa 24 n'Abaheburayo 12:29, Bibiliya iravuga ngo kuko Imana yacu ari umuriro ukongora. Uwanditse Abaheburayo mu gice cya 1 ku murongo wa 7 yaravuze ngo abamarayika Imana yabahaye kuba imiyaga, ngarika abagaragu bayo ibahindura ibirimi by'umuriro. Icyatumye Saduraka, Meshake na Abedenego umuriro utabatwika, nabo bari imiriro, umuriro watwika uwundi se byavamo. Ndabifuriza kwaka, ndumva nshaka kwaka. Haleluya! Umuriro w'Imana wake, tukongeze kano karere, iyi ntara tuyikongeze, iki gihugu cyake, bisakare no muri Afurika. Hasifa dofe de star. Hey, hafa domesi. Umuriro w'Imana wake, kuba mu ijambo ry'Imana, kumva ijambo ry'Imana, gusoma ijambo ry'Imana, umuriro uraka. Haleluya! Yeremiya byamugendekeraga gute? Ngo yangaga kuvuga ngo ijambo ry'Imana. Bibiliya ikavuga ngo umuriro ukazamuka mu magufa, akagenda yiruka iyo yari yanze kujya akahajya, kuko umuriro w'ijambo wamwatsemo. Urukwi rwa kabiri rwatse umuriro nicyo bita gusenga ubudasiba. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike igice cya 5 ku murongo wa 12, Bibiliya iravuga ngo musenge ubudasiba. Mu gihe burayo baravuga, mu Kigiriki baravuga ngo musenge ubudahagarara. Gusenga byatsa umuriro. Urukwi rwa gatatu rwatsa umuriro ni ukugumya gukorera Imana. Mureke mbabwire, inyoni iramutse ihagaze ku ishami igahagarara ikagumaho, byakorohera umuntu cyane kuba yayirasa umwambi, kuko iri ku ishami, iri kujyana, yagumye ku ishami irahagaze. Kuba umuntu yayirasa umwambi byakoroha, ariko iyo iri kuguruka mu kirere, iri kuguruka, byagorana cyane kuba wayirasa ngo uyihamye. Kuguma mu murimo w'Imana bituma umuriro w'Imana ukwakaho, kandi n'imyambi y'umubi ntago yapfa kugufata. Imana itugirire neza, Imana itugirire. Umuriro wawe, umuriro wo gusenga, ubanye n'Imana gute? Uracyasenga, uracyafata umwanya, usanga ingo z'abarokore kandi ngo murakije, ukasanga mu mazu umwaka murya mutafata akanya ngo musenge. Nawe umbwire, niyo mpamvu yaba Imana yari bakoze ku maso mukareba ibintu biri kudukururukaho, iyaba Imana yari bakoze ku maso mukareba ibintu biri gukururuka ku bakobwa banyu, iyaba Imana yari bakoze ku maso mukareba ibintu biri gukururuka ku itorero, mwagacanye umuriro wo kuzabikungutiramo. Haleluya! Ndi gusoza inshira kuri Pawulo ngo yafashe ikiganza. Yafashe iki? Ikiganza. Ni ukuvuga ngo yafashe amaboko. Iyo tugiye mu buryo bw'umwuka, amaboko ashushanya imbaraga.
iyo bavuze ngo umuntu akurusha amaboko, ntabwo ari uko afite amaboko 5 ukaba ufite 2, oya, ahubwo baba bavuze ngo akurusha imbaraga. Yesaya yarahanuye 59 ngo dore ukuboko kw'Imana ntikwaheze ngaranirwe gukiza. Baba bavuze imbaraga z'Imana. Amaboko ashushanya imbaraga. Turi kujyana umuntu akurusha amaboko, abivuze ngo akurusha imbaraga. Inshira nta handi yafashe ku kaboko. Akaboko mu buryo bw'umwuka gashushanya ikintu kinini kidasanzwe. Ubundi impamvu mugira imbeba mu nzu nuko mufite ibyo zirya. Imbeba itabamwe ibiryo cyangwa itabamwe ibyo zirya, ntago yaba muri iyo nzu, ntago byavamo. Satani rero igihe cyose avizira ahibanga ko Dieudonne agiye kugira 20 kabutarasambana, gute ari kuguma mu mwuka, iryo banga niryarebaho. None gute wapfaka yukabutarasambana? Nuvuga ngo Satani avizira iryo banga, ahizo mbaraga ziri aho ni harasa, niho hari targetiye. Hari amagambo 2 ari mu Befeso. Ijambo rya mbere tuyambara, ijambo rya mbere ravuga ngo mwiyambure, irya kabiri kavuga ngo mwambare. Iyo umuntu yambara akoresha iki? Amaboko. Iyo umuntu yambura akoresha iki? Bibiliya iravuga ngo, ariko se munyumve neza, ese ubundi iyo umuntu ari kwenyegeza umuriro yanyageresha amenyo, afata inkwi n'amenyo, akoresha iki? Nukuvuga ngo Satani igikururuka cyafashe mbyitego iki? Ahimbarutso yo gutwikwa kwa kiri buze kuva. Sinzi namunyumvisha. Bibiliya yivuze ngo mwambare intwaro zose z'umwuka. Bibiliya ivuga 6 ngo mwambara agakiza kabera ingofero. Ingofero wayambarisha ururimi, uyambarisha iki? Ngo munyumve neza, ngo mukenyere umukandara, ari wo butumwa ari wo ukuri. Umukandara umuntu yawukenyeza amano, uwukenyeza iki? None ngo mukwete inkweto, aribwo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza. Inkweto wayikwetesha amazuru, ukoresha iki? Ngo mutware kwizera bukriye ingabo, ariyo muzabasha kuzimisha imyambi wa mubi yakumuriro. Ingabo wayifatisha amatwi na niki? N'amaboko. Aho niho Satani aviziye. Tugiye gusenga mu izina rya Yesu. Tugiye gusenga mu izina. Mutware inkota y'umwuka, ariyo jambo ry'Imana. Inkota wagenda uyifashe mu kanwa, uyifatisha iki? Aho imbaraga zawe ziri, aho ubukristo bwawe bushingiye, niho Satani avizera. Imana rero iguhe kwaka. Mwongere mwabarokore, mwongere mwake. Haleluya. Mwongere mwake, murugo Imana wongere utwakemo. Ni mwongere musenge mwamakorari mwe, mwongere mwake ariko. Mwongere mwake. Tugiye gusenga muri aya materaniro. Haba harimo umuntu utari wakizwa, utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Ashobora kuba asanzwe ahangaha cyangwa ari umushyitsi. Aramutse arimo yazamura ikiganza, aramutse arimo Umwuka Wera akamukoze ku mutima, atarakizwa, atarakira Yesu, waba waje guterana uyu munsi. Niba aramutse arimo yazamura ikiganza tukareba niba hari. Reka turebe niba ndabona hari uhari, ariko mujye muhereza Imana amashyi. Niba harimo n'ubundi yazamura ikiganza, ntacyo bitwaye. Agakiza gaheshwa no kwizera Yesu. Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa Data atamujyanye. Nta rindi zina munsi y'ijuru abantu bahawe gukirizwa muri tari izina rya Yesu. Haguruka ihangano, haguruka utere intambwe wegere hano. Haramutse harimo n'undi nawe yaza, ntacyo bitwaye. Utarakizwa, tera intambwe wegere hano, ntacyo bitwaye. Dukomera Imana amashyi. Imana nikomerwa amashyi mu izina rya Yesu. Niba harimo n'uwundi utarakizwa, waba waje gusenga uyu munsi, ndagira ngo utangarize ngo uyu niwo munsi wawe wo gukirizwamo. Imana iragushaka, ishaka guha agakiza ngo utazaribuka. Haba harimo n'uwundi nawe ngo atere intambwe yegere hano. Ndabona ari uyu mwene data. Imana yashimye uyu munsi. Hanyuma ndabona Papa Thierry agiye kureba mukeka. Abashumba begere hino, sabe umushumba umuyobozi w'itorero niwe uri buze kudusengera. Ariko harimo n'ubundi utarakizwa. Nta muntu waje gusenga uyu munsi utari wakizwa. Ntacyo bitwaye, nta soni biteye. Uramutse urimo nawe watera intambwe, kandi niba udahari, Imana ihabwa icyubahiro ko mwakijijwe. Reka mushumba dusengere. Mana Data twese uri mu ijuru, ububasha bwawe n'ubutware bwawe, bw'ijambo ryawe rifite imbaraga zikomeye. Ijambo ryawe ngo ni inkota, kandi
icumita mu mitima y'abantu kandi igacisha bugufi byishyize hejuru, igakiza wari ugiye kurimbuka. Nayo mpamvu umwana wawe apfukamye aka kanya atsinzwe n'ijambo ryawe. Turamusengeye mu izina ryawe Yesu Kristo, umuhereze kukwakira nk'umwami n'umukiza, kandi umushoboze ntakongere gusubira inyuma ukundi, ahubwo nafatireho umuriro wawe ukomeze umwakeho, kandi ijambo ryawe rigwire muri we, ndetse mwami Yesu Kristo w'i Nazareti arigenderemo, ahamye ukuri, ahamye gukomera kwawe, kandi aguhamye nk'umwami n'umukiza. Urakoze kubw'uyu nguyu ubonetse, kandi ijuru riguwe neza kubw'uyu nguyu, kandi natwe turabigushimiye tugukomera amashyi n'impundu mu izina rya Yesu. Tudatinze, reka mu izina rya Yesu tudatinze abarwayi baje gusenga bahaguruke tubasengere mu izina rya Yesu. Abarwayi baje gusenga cyangwa ufite abantu wasize mu rugo barwaye, biradusenga n'isengesho ryo kwizera mu izina rya Yesu, kugira ngo fata ahantu urwaye dusenge mu izina rya Yesu. Umuriro w'Imana utwika ibintu, ufata ahantu urwaye mu kwizera tugiye gusenga, kandi muri aya materaniro Imana irimo, Imana iri hano. Reka dusenge bafasha abarwaye mu izina rya Mana nyir'ubutware, Mana nyir'ubushobozi, Mana ivuga bikaba, yategeka bigakomera, Imana idasaza ngo yake pansiyo, Imana itagira manda, Imana yahozeho, iriho kandi izahoraho. Ijambo ryawe rivuga ngo iki? Ngo kuko Imana ari umuriro ukongora, ntago wahindutse Mana, uracyari ya Mana. Wimura imisozi itabimenye ukayubikana uburakari bwawe. Uri Imana iteye ubwoba mu rukiko rw'abera, nta wagorora icyo wagoretse, nta n'uwagoreka icyo wagoroye. Urahambaye, iyo uvuze yego nta wavuga oya, iyo uvuze oya nabwo nta wavuga yego. Uri Imana igira ikiyituma ikagisohoza, nta wakubaza ngo mbese Yesu we ntukeneye gutira cyangwa gutizwa amaboko. Uri Imana yihagije mu bumana bwayo. Yobu yaravuze ngo wimana amazi agakama, wayatanga akubika isi. Muri aya materaniro mu izina rya Yesu dusengeye abo barwayi mu izina ryawe, mu butwari bwawe, mu bushobozi bwawe, mu kubaho kwawe turabasengeye. Hari abafite uburwayi bw'imitwe bwanze gukira, bwabaye akarande. Hari uburwayi bw'amaso bumaze ku bantu bawe igihe kirekire. Hari uburwayi bwo mu gatuza, hari uburwayi bwo mu mihogo, hari uburwayi bw'imigongo, hari uburwayi bwo mu nda, hari ibifu, hari za diyabete, hari imivuduko y'amaraso, hari amaguru, hari abarwaye mu kiziba cy'inda. Uwiteka Imana, hari abumva bazungera, hari abacitse apeti mu buzima bwabo, hari abirirwa bameze neza bakaraba bameze nabi, hari abagiye kwa muganga biranga, hari abarwaye amagufa, hari abarwaye imitsi, hari abarwaye uburwayi bwo mu maraso. Mana ndasenze mu mbaraga z'umwuka wera mu izina rya Yesu, muri aya materaniro ku cyumweru cy'uyu munsi urambura ikiganza. Haleluya, haleluya. Uri Imana ikomeye, uri Imana ihambaye, uri Imana yihagije. Urambura ikiganza cyawe, buri wese umukoreho, buri wese arakira. Aho ugeze biremera, aho ugeze birakunda, aho ugeze Uwiteka Imana ujye ufata ibyari urupfu ukabihindura ubuzima, ujye ufata ibitari bifite ishusho ukabereza ishusho. Niyo mpamvu nsenze mu izina rya Yesu. Uwiteka urabizi nawe uburwayi ni umwe mu migozi ijya uboha abakristo bakananirwa kugukorera, ni imwe mu migozi ituboha. Ubu ntabwo nari kuza kubwiriza hano iyaba narwaye. Baje gusenga kuko ari bazima. Umuririmbyi twifatanyije nawe yararirimbye aravuga ngo uzaze uca iyo migozi sifa izaba indosha umutima, nezezwa no kubohorwa nkabona uko ngukorera. Mana ndasenze uca imigozi y'uburwayi mu izina rya Yesu. Waba urwayi we bwigize karande, waba urwayi we bwabereye umwana w'Imana umutwaro, uyu mwanya turagutegetse mu izina rya Yesu kugira ngo umuhunge agubwe neza. Iyi mibiri yacu ni insengero z'Imana, iyi mibiri ni insengero z'Imana, ntabwo ari icumbi ry'uburwayi. Turasenze rero mu izina rya Yesu ngo abarwayi bakize. Dusengeye abamama batwite. Uwiteka Imana, ijambo ryeravuga ngo utuma batwita ni utuma babyara, ntabwo yabazirinda zibyara.
bazaruhuka amahoro. Dusengeye abashomeri bari muri aya materaniro, Uwiteka utanga akazi. Dusengeye abapangayi bari muri aya materaniro, hari n'abubatse amazu kuyuzuza birabananira. Uwiteka Imana turabasengeye mu izina rya Yesu. Dusengeye abanyeshuri bari muri aya materaniro mu izina rya Yesu. Mana turasenze, utugarukeho tukubone, dukore imirimo n'ibitangaza, uturemere amashimwe muri uyu mwaka dutangiye wa 2026. Iki ni icyumweru cya kabiri. Mana uzagendane natwe, Mana uzatugirire asifa, Mana uzatujya imbere. Presence y'Imana izagendane natwe, kubaho kw'Imana kuzagendane natwe, imbaraga z'Imana zibane natwe, uburinzi bw'Imana, ubudahangarwa bw'Imana bubane natwe. Uwiteka Imana, ibyaturwanyaga, ibyaduhigaga, ibyari byiteze ko tuzapfa, bitubure mu izina rya Yesu. Urakoze, haleluya, haleluya. Urakoze, turagushimye kuko ari wowe ushobora kugira icyo wituma ukagisohoza. Urakoze, turagushimye ko ari wowe ufite kuntu ujya ubigenza bikemera. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro muri aya materaniro. Tugukomeye amashyi, tukuvugirije impundu. Habwa icyubahiro, singizwa, himbazwa ibyo ukoze. Turabigushimiye mu izina rya Yesu. Umuriro uhore waka, ntugasinzire.